ndasambana mbibabwira wicare mubise ese koko urumva ukwiye guterwa ishema n'icyaha cyo gusamba ogo sambana n'icyaha reka icyo cyaha nzakizire reka mbabwire mbibiri banga niba mutayi munabizi Pastor Julienne ari mu bantu batumye nyizwa yego koko warakijijwe ntugasekwe Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwa Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha hahandi mwari munsi narahindutse ubundi musha nimundeke urakaza neza mu rubanza murakoze twagiye twakomeje ikintu nakumenyesha rero ko discipline hano ari ingenzi kibazo cyanyu okay sawa nizeye ko mumeze neza mva nashyushye mu kanwa muri no minsi ibyo rero nibyo tudashaka ni witwara nabi urahanwa bikomeye cyambere singitukana sinyivuga igishego sinyivuga ibintu biri nonsense ni ikinyarwanda cyo muri Bibiliya nkabasomera ijambo ry'Imana nkababwira ati wivuga amagambo menshi uko ubaye wararetse ibyaha byaba ari byiza ariko niyo warorera ntacyo bimbwiye n'ubundi ni wowe uhanwa kwiyamya ngo nago bikunda kuri ngewe nago bikunda ntacyo bibuza gukunda uriya muriro ujyamo buri munyabyaha uwo muriro nimwe mwawakije utuma waka vuga amazina yawe dutangire ndi Jackie usa na se Sharon umwana wa Ndabarasa No problem. umwana w'abanyiginya utazanamenyera nuko urakoze ese Jackie hari impamvu ubona yaguhesheje akurana ukuntu ndi gitomati ndi mwiza nteye neza ndabyibushye ndasa neza uruhu rwanjye ruratoshye nk'umwana wo mu mata none se koko ibyo nubwo byaba ari byurumva byaguhesheje Jackie ndi mwiza 100% abantu barabizi ko ndi mwiza ngiye mu nose twahuri duhura live gushya amaso ku yandi naga amaso yajya haga kundeba ibyo koko byashoboka ariko imirimo myiza wakoreye mu isi niri bugene ni buri buze umenye neza kwisi nakitanga kirengeje ubuntu n'imbabazi wakiriye nzaturi wawe iteka ryose ibyo byihoreye no kwiyorobeka ubu rero agiye gusesengurwa imyitwarire yawe mu isi nimuzajya mujya kuvuga mujye muvanamo imiryango y'abantu moshera ese wagabanya ijwi ryawe uru rubanza ni urwawe gusa nta wundi ururimo nujya kwicara ngo ugiye kumvugaho ubanza utekereze kabiri kuko nyenda guturitsa ntabwo nibashe kwihangana ngira umujinya mubi muramuka wicaye ugiye kumvuga ubanza utekereze urebe niba mani nanyuze mu macupa nanyuze mu macumu nanyuze mu misumari nanyuze mu masasu ariko ndi Jackie uyu munsi muri kundeba ariko nibikomeza gutya uraza no guca mu muriro ese uriya yari wowe nago kuba nabatijwe nago bikuyeho ibigeragezo ariko ndabizi neza ko nzabitsinda ikintu nabisabira mu mbe hafi kuko iyo ndi jyenyine nshiduka nayobye ese ko duheruka ukizwa byagenze gute ntago muzi isirikaraga bro isirikaraga isi ni nk'agakombe ufata ugaterugana gahari sibyo mani nahuye n'ubuzima bukakaye haha ninjye nta n'umuntu waza nera iseseme waba uri afandende bro ntago waza unera iseseme mani nanjye data iyo terabwoba buryihoreye sobanura ukuntu wabatijwe ugacya usubira mu byaha mumenye aho ncumura ariko ntimumenye aho nihanira ndi mu isi nambaye umubiri niba wambaye umubiri uramaze iyo si ingingo yakurengera ese hari utambaye umubiri mani nigaraguye mu byaha ariko hari ibyo ntigeze nigaraguramo mwebwe mwita barokore mwigaraguramo hari ibyaha ntigeze nkora mwebwe mwita barokore mukora mwebwe mwita barokore mukora ese ubwo icyaha utakoze kibaho reka mbabwire mbibiri banga niba mutayi munabizi Pastor Julienne ari mu bantu batumye nyizwa
yego koko warakijijwe ntugasekwe. Imbaraga z'Imana ntizigatume muvuga amangambure n'ibitakagombye kuvugika. Imbaraga z'Imana ntizigatume muvuga ubugoryi bipfuye amatwi n'ikibuno. Imbaraga z'Imana ntizigatume muvuga ubucucu mani. Uretse kurira haracyari kare. Ibitutsi byose uzinatukanaga mu gihe cyashize ndabigututse. Kandi ikindi ugomba kumenya, imyitwarire uri kugaragaza iraza gushingirwaho muri uru rubanza. Ubwo rero gerageza kwitwararika. Njyewe icyaha wakoreye mu isi kandi ugikomeje gukora ni ugutukana. Unatukanye ndamaze. Ahangaha biriseriye. Ntabwo muzavuga abakozi b'Imana nabi banyabo bakorera Imana ngo nzaceceke nzavuga. Ese hari uwaguhaye ako kazi? Ntabwo uzaza kumbangamira afite ububasha bwo kugusubiza ngo kuza nkitereka kuri kamera. Imyitwarire yawe iratangaje cyane. Nta mpamvu yatuma dukomeza uru rubanza. Reka mbabwire mbibiri banga niba mutayi munabizi. Ndasambana mbibabwira. Wicare mubizi. Ese koko urumva ukwiye guterwa ishema n'icyaha cyo gusambana? Wago sambana n'icyaha. Reka icyo cyaha nzakizire. Asoni. Njye ntabwo wabuza gusambana. Ndahanga ndidekaraye. Ntabwo nzabireka. Mbabajwe no kutanabyicuza byibura. Ese nta nubwo butewe no kugikuza. Niba koko uko kuzimu kubaho nkuko muza muvuga ngo ijuru rirahari. Uko kuzimu kuri hehe munyere ku muryango njyeyo. Njye gukura izo mbaraga umunyere kuko kuzimu njyewe Jack izo mbaraga ntafite ububasha. Yari njye kuzakira wenda iyo mitwe yanyu byibura izungurutse ikicuritse ngicuramo. Cecekera wikirushya. Ubundi ndabona ariho ugiye kujya. Kuko n'ubundi wakoreye Satani urusha gukorera Imana. Agicucu. Ejye kuba umukozi wa Satani wenyine niba unanamuzi uzi n'isura ye. Abandi baba bazapfa ijuru rikabanga ni kuzimu bakabanga bagasigara mu isi. Munyere ku muryango ujye kuzimu mujyemo nibarize Satani bwati miso mbaraga nkwere kutunikore. Asoni. Warakoze kubatizwa byagaragaraga neza, ariko kuko utahindutse ngo ureke ibyaha, iri ni ryo herezo ryawe. Jack kuba narabatijwe suko ndi umwere, narabatijwe ndakizwa, hari ibyo nakijijwe. Uretse kurira, amarira yawe ntabwo ari buze gukora. Mara nyine nayanjye. Nayawe se? Munze kubizi ko amarira ari ayanjye. Nayanjye sa yawe. Ndira kubw'impamvu yo nishimye ndarira. Niyo mbabaye ndarira. Yego nayawe rwose. Ngaho vuga uva hano. Nawe undeba nawe mfitiye impuhwe. Abantu mwese muri abagome bro. Mwarambabaje impamvu nta n'umuntu nizera. Njye mbabazwa ikintu cya mbere nicuza mu buzima ni ukwizera umwana w'umuntu. Narizeye cyane ndakabya ndanarengera ariko ntago babuze kunyishima hejuru. Ariko uyu munsi ndi uwo ndiwe ntago nigeze mpfa. Warangije kuvuga? Jesus.